Shalom shalom. Ese ko Imana ije kubarana nawe uriteguye? Simbizi niba wumvishe icyo mvuze, ariko ndavuze ngo Imana ije kubarana nawe. Iyo usomye muri Yesaya ibice 5, umutwe w'amagambo aravuga ngo Imana ishinza abayuda ubuhemu. Uyu ni umugani ukomeye cyane, aho Imana yari kuvuga ngo nahinze uruzabibu rwanjye, ntacyo narukoreye, narurimbuyemo amabuye, narukoreye ibishoboka byose. Ngo yari irigiye ko ruzera inzabibu ariko rweza indibu. Ese uyu munsi wowe ikintu Imana ari kwirigiyemo nicyo yakubonyemo, cyangwa wayibereye undi? Abantu bakabije kuba babi, abantu bakabije guhinduka Imana no guhemukira Imana. Ikintu Imana yari gutegereje muri cyo yakubonyemo, njya ntangazwa n'ikintu gikomeye, nuko nawe bikikoroheye gukora ibyo wumva ushaka byose. Ntacyo Imana itakoze, ntacyo Imana itakoze, ntacyo uyu mugani dusomye nicyo usobanuye. Uru ruzabibu ntacyo nyirukuruhingira ntacyo atari yarukoreye, yari yarutabiriye ngo kandi rwari ku musozi urumbuka. Ariko ikintu gitangaje, yari yiringiye ko ruzera inzabibu ariko rweza indibu. Ariko yaravuze arimo arasoza aravuga ngo ku murongo wa 5 ngo noneho reka mbabwire ibyo ngiye gukorera urutoki rwanjye. Nzasenya uruzitiro rwarwo maze rwonwe rwose, senye n'inkike yabo. Niyo twarekera aho ngaho. Ariko niba Imana warakomeje kuruhemukira, niki kitazatuma igukuraho uruzitiro? Ariko koko Imana idukoreho uruzitiro kubera kutemera kugendera mu by'Imana ishaka. Icyo Imana yari kwiriyemo nicyo yakubonyemo. Niba ntacyo Imana itakoze, ariko uyu munsi wa none iby'Imana yakoze akaba ari byo biguteye kwitera umugongo. Ibyo yari kwiringiyemo sibyo irimo irakubonamo. Uru ruzabibu waruhinze yari azi ko ruzera inzabibu, ariko yatunguwe no kubona yararutabiriye, yararuhingiye, yararufumbiriye, ariko rukera indibu. Wowe ubuzima urimo uyu munsi wa none uri guhesha Imana icyubahiro? Imana yari yiringiye ko uzayibera umuntu, yari yiringiye yuko Imana izagukuramo ikintu gikomeye. Yari yiringiye ko izina yaguhaye, yari yiringiye ko icyubahiro yaguhaye kizahindukira inzira abandi. Ariko icyubahiro Imana yaguhaye, gukomera Imana yaguhaye, byahindutse inzira z'ibyaha. Uku kwezi nimudahinduka bene data, bantu munyumva, nimudafata imyanzuro, nimutemera guhinduka, simbiza amaherezo y'abantu. Nyamara abantu barushaho kuba babi, nubwo na rimwe tubyirengagiza, ariko abantu turushaho kuba babi, ku buryo Imana yicuza impamvu yakuremye, ku buryo Imana ifata umwanzuro ngo ngiye gukuraho uruzitiro, ngiye kugusenya, ngiye kugutsembaho. Bene data, nyamara Imana iri kuvugana namwe. Nimushaka mufata umwanzuro w'igishoboka, uko igihe kirageze kandi kirasohoye. Uwemera niyemere, kandi ubwami bw'Imana buratwegereye. Nkunda kuvuga ngo biratangaje kubona waratangiye urugendo neza ariko ukaba ugiye gusoza nabi, kandi ukabona nta n'icyo bigutwaye. Imana y'amahoro igumugisha. Uku kwezi ni ukwezi ko guhinduka, ni ukwezi ko kugumana n'Imana, ni ukwezi ko kugarukira Imana, ni ukwezi ko kugaruka ku isoko, ni ukwezi ko guhindura imyumvire n'imitekerereze. Imana ntabwo ikwiye kudufata muri cyo bene nawe, ntabwo Imana ikwiye kudutakariza icyizere. Yari yiringiye ko tuzayibera abo umumaro, ariko uyu munsi wa none se iby'Imana yari kwiriye muri by'irimo irakubonamo?
ariko biratworoheye. Niba tukugira umugisha usangize n'abandi iyi message. Uku ni ukwezi ko kwegera Imana, no kwezi ko guhunga, no kwezi ko kongera kugarukira Imana. Muhinduke bigishoboka. Niba tukugira umugisha sangiza n'abandi iyi message aho uyibona hose. Imana ibagirire neza. Mwakire neza ijambo ry'Imana.